Hongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasanaga kuri buri munsi kugira ngo adutuma hashaka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudutuma kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 16 tariki 25 Nyakanga 2023 ubwo duhimbaza mutagatifu Yakobo intumwa. Ngaho amasomo atatu aduherekeza mu butumwa Nyagasani agiye kuduha. Isomo rya mirimo ya kabiri Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 4 umurongo wa 7 kugeza ku 15. Bavandimwe, twebwe intumwa turasa naho uwo mukiro tuwutwaye mu tubindi tumene ku busa, bigatuma bose babona ko ubwo bubasha buhanitse buturuka ku Mana aho kutwitirirwa. Baraduhutaza hirya no hino ariko ntidutembagara, turagirijwe ariko tugatambuka, turaburagizwa ariko ntidushyikirwa, twatuwe hasi ariko ntiduheranwa. Igihe cyose tugendana imibabaro y'urupfu rwa Kristo kugira ngo n'ubuzima bwe bwigaragaze mu mubiri wacu. Nubwo turi bazima bwose duhora tugabizwa urupfu duhorwa Yezu kugira ngo ubugingo bwe bugaragarire muri iyi mibiri yacu y'imfabusa. Twebwe ariko urupfu ruratubungamo n'ukwemera ko byanditswe bivuga biti, naremeye bintera kwamamaza, natwe turemera, ikaba ariyo mpamvu twamamaza. Koko turabizi uwazuye Nyagasani Yezu natwe azatuzurana nawe, kandi twese azatwakira iruhande rwe. Ibyo byose nimwe bigirirwa kugira ngo musenderezwe ineza y'Imana, maze murushaho ko benshi bashimira Imana bayihesha ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 126. Ababibana amarira basarura n'ibyishimo. Igihe Uhoraho agaruye Isiyoni abari barajyanywe bunyago, twabanje kugira ngo turi mu nzozi. Umunwa wacu uzura ibitwenge, n'ururimi rwacu rutera indirimbo z'ibyishimo. Nuko mu mahanga bakavuga bati, Uhoraho yabakoreye ibintu by'agatangaza. Koko Uhoraho yadukoreye ibintu by'agatangaza, niyo mpamvu twasazwe n'ibyishimo. Uhoraho cyura amahoro abacu bajyanywe bunyago, ubazane nk'isumo y'amazi atembera mu butayu. Ni koko umuhinzi ubibana amarira asarura n'ibyishimo. Uko agiye agenda arira yitwaje ikibiro cy'imbuto, yagaruka akaza yishimye yikoreye imiba y'umusaruro. Ababibana amarira bazasarura n'ibyishimo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 20 umurongo wa 20 kugeza kwa 28. Muri icyo gihe nyina wa bene Zebedeye asanga Yezu ari kumwe n'abahungu be bombi, arapfukama ashaka kugira icyo amusaba. Yezu aramusubiza ati, urashaka iki? Undi aramusubiza ati, dore abahungu banjye bombi, tegeka ko bazicarana nawe, umwe iburyo undi ibumoso mu ngoma yawe. Yezu arabasubiza ati, ntimuzi icyo musaba. Mushobora se kunywera ku nkongoro njye kunyweraho? Baramusubiza bati, turabishobora. Yezu ati, koko muzanywera ku nkongoro yanjye, naho kwicara iburyo n'ibumoso byanjye si jyewe ubitanga, nibyo abo Data yabigeneye. Abandi 10 babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi. Nuko Yezu arabahamagara arababwira ati, muzi ko abahawe kugenga amahanga bayagenga uko bashatse, kandi ko abatware bayo bayategekesha gahato. Kuri mwebwe rero si uko bimeze, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe yigira umuhereza wanyu. Uzashaka kandi kuba uwa mbere muri mwe azihindura umugaragu wanyu. Ni nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ngo umunsi umwe ngo umufilozofe ngo yasabye abantu kwitegereza aba bantu ngiye gukubwira. Ngo uzarebe umuyobozi, umutegetsi umaze gutsinda amatora abigenza ate? Yagiye gufata ijambo abigenza ate? Uko biri kose aba yishimye. Arongera ati, uzarebe umukwe n'umugeni bamaze gushyingirwa, urebe santima bagaragaza, urebe uburyo bishima. Uzongera urebe uwihaye Imana umaze gusezerana, uburyo yishima, akishimira ko ageze ku muhamagaro we. N'abandi benshi yamaze gutsinda, uburyo yishima. Nuko umufilozofe agakomeza avuga ati, ariko uzi impamvu bose bishima bagataraka, bagaseka, bakabyina? Aha, nuko batabazi aho bagiye. Iyo buriya mu perezida yarazi ko ahawe inshingano zikomeye, yagombye kwicara akarira akaboroga. Iyo buriya ugiye gushinga urugo yarazi mutegereje mu rugo,
imibabaro, agahinda n'izindi nshingano uburyo zikomeye zigoye, yari kubabara akicara mu ivu akarira bikomeye cyane akaboroga. Yaba uriyo wihaye Imana yari azi aho agiye mu mibabaro ikomeye cyane, yari kwicara akarira akaboroga, atarukurizwa n'uko ari umwana cyangwa ari uko bamukubise, ahubwo ari kurizwa n'inshingano zikomeye yahawe. Kuko abenshi bagira ngo bagiye gutwara, kandi koko bagiye kuba abacakara ndetse n'abagaragu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Impamvu duhabwa inshingano tugaseka, tukishima, tugataraka, tukabyina, tukaririmba, baba we, nuko tutaba twakumva ubutumwa tugiye mu buryo bugoye. Abenshi tugira ngo tujye kuba abatware, tugatwara imijyi, tugatwara amamodoka, tugatwara amazu, tugatwara ibya mirenge, tugatwara ingo, tukabayobozi, tugategeka bigakunda. Ariko icyakubwira ko ugiye kuba umugaragu, ugiye kuba umucakara, aho wakomeza ukabyishimira cyangwa warira, kurizwa n'inshingano ugiye guhabwa kubera uburemere ufite kuko utabishobora nyine, ukarizwa nuko koko uri umunyantege nke, uri umunyabyaha, utarubikwiye. Ariko nanone ugahozwa nuko ari Nyagasani uzabigushoboza, kuko nta na kimwe washobora atari Nyagasani ubigushoboje. Natwe rero turi guhimbaza Mutagatifu Yakobo intumwa, tujya kuzirikana ku ngingo ikomeye cyane idufasha kuba abagaragu. Muri iri sengesho tugira tuti, Nyagasani aho kuba umutware ahubwo umpe kuba umugaragu. Ese nawe iryo sengesho uratinyuka urivuge uyu munsi, cyangwa urakomeza ushake kugenda utwara abandi, ukandagira abandi, utsikamira abandi, utegeka abandi gusa? Nawe rero ubwire Nyagasani uti, Nyagasani mago kubera umugaragu wa Nyagasani. Umugaragu wa Nyagasani nuzirikana ko ari umunyantege nke, ari n'umunyabyaha. Ingabire z'Imana zitwaye muri utwo tubindi tumeneka ubusa, nk'uko Pawulo Mutagatifu abitubwiye muri ibaruwa yandikiye Abanyakorinti, ibaruwa ya 2. Ingabire z'Imana tuzitwaye mu tubindi tumeneka ubusa, bigatuma bose babona ko ubwo bubasha buhanitse buturuka ku Mana aho kutwitirirwa. Amen. Nguko uko ngomba kwiyoroshya buri gihe, ngumva ko ari Nyagasani uri kunkoresha. Nibyo nagezeho byose nkavuga nti ntabwo ari ku bwanjye, ni Nyagasani wabikoze, ntabwo ari njyewe, ni Imana yabikoze. Ni kubera impuhwe z'Imana nahawe ingabire, nahawe ubutegetsi, nahawe ubuyobozi, nahawe inshingano runaka. Ntabwo ari njyewe, ni Imana yabikoze. Kandi ikindi nta nubwo ari uzishoboza, ni Nyagasani uzashoboza. Kumva buri gihe ndi umunyantege nke, ariko ngakomezwa kandi ngahumurizwa nuko mfite uri kunshyigikira, mfite untera imbaraga. Nshobozwa byose na Kristo untera imbaraga. Nguko Nyagasani adatora abashoboye, ahubwo abatoye aranabashoboza kubera impuhwe ze. Ikindi kandi ushobora kuba ushoboye ariko udashobotse. Nyagasani rero arifuza uyu munsi, kuri uyu munsi wa Mutagatifu Yakobo, kongera kureba ku ntege nke zawe. Ntabwo Nyagasani yagutoye gushinga urugo ngo agutorere kwiha Imana, ngo agutorere inshingano runaka. Ntabwo yarabe ko uri umunyabyaha, ntabwo yarabe ziriya ntege ngira, ahagaragira ngo agukomeze, agusigasire, umererwe neza muri iyo mibabaro, muri ako gahinda, maze koko agutware. Abantu benshi dukunze gushaka gutwara Nyagasani aho kureka Nyagasani akantwara. Iyo Nyagasani antwaye nibwo ko nshobora kugerayo neza. Arantwara akantwaza, nanjye koko ngatwaza, ngashikama, bityo koko nkamererwa neza, ngumva ko ari Nyagasani ushyigikira. Ninumva ko ari Nyagasani ushyigikira, bizatuma koko ngira imbaraga, bizatuma koko ndushaho kwihangana, ngihanganira ibibazo, ngihanganira imisaraba, ngihanganira ibyerezo nahurira nabyo mu butumwa, mu nshingano Nyagasani yampaye. Ni nayo ntero muri ibyo Zaburi adushishikariza gukomera mu bigeragezo, mu mibabaro, mu bitotezo, kuko Nyagasani turi kumwe. Ababibana amarira bazasarura n'ibyishimo. Amen. N'ivanjiri y'uyu munsi iratwereka ko inshingano twahawe atari zitugira abatware, ahubwo iki? Ahubwo abagaragu. Uyu munsi turumva nyina wa bene Zebedeyi asanga Yezu ngo yari kumwe n'abahungu be, ngo agasaba Yezu imyanya y'icyubahiro. Tuzirikane ko mu Bayahudi bari bategereje Mesiya, wa wundi ko kuzaza kubatsindira abanzi babo, wa wundi ko kuzaza kubakura ku ngoyi y'ubushikamirwe, ingoyi y'igitugu y'Abanyaroma. Rero Yezu Kristo yaraje ari intumwa, ari Abayahudi n'abandi benshi cyane koko bamufataga nk'umwami ukomeye cyane uzaza kubatsindira. Niyo mpamvu koko iyi mvugo yakomeje n'ubundi turumva bageze no mu nzu ya Zebedeyi,
ahubwo ko bitegura gusaba imyanya y'icyubahiro, imyanya koko nk'aho Yezu Kristo koko ari umwami koko uje gutegeka ino si. Ariko turaza kumva imyanya bari gusaba mu gihe bo bashobora kuba basabaga imyanya hano ku isi. Yezu Kristo araza kubahindura, abahindukize, abereke ko hano ku isi duhari nk'abagenzi, ko uwakoze neza hano ku isi bizaragira koko ageze hehe mu bwami bw'ijuru, agakorera ingoma y'ijuru, kwicara mu ngoma y'ijuru. Ubase bwa bene Zebedeyi, abahanga mu gusesengura ibyanditswe bitagatifu ndetse n'uruhererekane, le magistère la tradition, bemeza ko ubuse babuhawe ubwo Yohani na Yakobo bene Zebedeyi. Yakobo niwe wapfuye bwa mbere mu ntumwa za Yezu Kristo, mu ntumwa za Yezu Kristo naho Imana bwa mbere. Ubwo rero byumvikane ni nkaho nyine yicaye iburyo bwa Yezu Kristo. Hanyuma Yohani niwe wapfuye bwa nyuma mu ntumwa za Yezu Kristo, nawe birumvikana ko ariwe noneho wicaye ibumoso. Bafata ya myanya nari ngiye kuvuga, myanya y'icyubahiro mu ngoma y'ijuru. Kubera iki? Babanje kuyikorera hano ku isi, baba abagaragu b'abacakara nk'uko Yezu Kristo yari yabahanuye ko bazanywera nanone ku nkongoro Yezu Kristo, ya nkongoro y'ububabare, ya nkongoro y'intumwa za Yezu Kristo, bakababara, bagakorera abandi, bagashavura. Kuko intumwa Yezu Kristo atari yaje mu budamararo hano ku isi, atari yaje gukorerwa, ahubwo yigana Yezu Kristo imvugo ndetse n'igiro, koko bakamukorera bari hano ku isi, bitegura kuzahabwa igihembo mu ijuru, kwicana Yezu Kristo mu ijuru. Ni koko baje kubigeraho koko, none bicanye na Yezu Kristo mu bwami bw'ijuru. Ngiryo ijuru bisaba gukorera tukiri hano ku isi, ngiryo ijuru bisaba kugoka, tukabira ibyuya, tugakora cyane. Mu ijuru kugira ngo ugereyo bigusaba iki? Gukora cyane. Dutangazwa n'ijambo ministre, abantu benshi koko bakunze kuryitirira, abandi koko bakaryitwa, rimwe na rimwe tukabigendera nka titre honorifique, icyubahiro. Iryo jambo ministre ni ijambo ry'ikilatini rivuga ngo ministère, bikavuga ngo le serviteur. Iyo ministère rero, iyo service niyo koko ugomba gutanga, ntabwo ari umwanya w'icyubahiro mu ntebe y'ifuteyi ati muzane 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 muzane, ahubwo ni intebe wicara muri gutanga, utanga service nziza, ukorera abandi, umucakara w'abandi, atari ubutware gusa ahubwo ubugaragu. Kutaba umutware ahubwo nkaba umugaragu. Nyagasani ngira umugabuzi w'amahoro yawe, Nyagasani mbako umugaragu wawe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abasore batatu bagiye gushakashaka umuhamagaro. Abasore rero bifuzaga kwiha Imana nyine muri umuryango w'abamonaki aho babaga mu butayu. Nuko koko baragenda, kuko babonaga abamonaki bakabona ari abantu koko nari ngiye kuvuga bageze mu ijuru, bameze neza, bahora bakeye, bambaye koko imyenda wajya ngo ni abamarayika neza neza. Nuko ko abasore baza kugira amatsiko ndetse n'inyota yo kumva nabo abamonaki, kugira ngo barusheho kumererwa neza, bashakishe ihirwe. Nuko rero barikora, baragenda kugira ngo nabo bitegure ubuzima bwa monastère. Bagezeyo rero, nuko umunsi wa mbere koko barabakira. Umunsi wa kabiri superieur, umukuru w'abamonaki, arabakoranya kugira ngo abahe ubutumwa, imirimo bazakora mu gihe koko bazaba bari muri monastère. Dutege amatwi uburyo koko yabashinze imirimo. Umusore wa mbere yamushinze kumenya chapelle, sacristie, akajya amenya kuyitaka, akamenya kuyitunganya, agahora muri kiliziya, muri chapelle, ahora asenga, akita ku ngoro, akita ku mitako mu ngoro, muri kiliziya, muri chapelle, ariko agahora anasenga. Umusore wa kabiri amushinga cuisine, ubutumwa bwo gutekera abandi, guteka ibyo abandi baza kurya. Umusore wa gatatu none mwumva ubutumwa yamuhaye, amushinga kuvomerera ishyamba. Aho namwe babyeyi muntekereze uburyo koko uyu musore wa gatatu azavomerera ishyamba. Nuko ngo batangira imirimo. Umusore wa gatatu noneho yibaza aho azahera avomerera ishyamba. Ageze hirya atangira kwivovota, ndetse afata icyemezo cy'uko agiye kwitahira, kuko abona ko umurimo babushinze ari ukumugendaho. Maze mbere yo gutaha asanga superieur, asanga umukuru, amutekereza rwose uburyo umurimo ukomeye cyane, kuvomera ishyamba uburyo azabitinyuka. Umukuru aramubwira ati genda ugerageze. Nuko umusore agenda kuri ako kajambo ati genda ugerageze. Noneho icyakurikiyeho, muri wa murimo bari bamuhaye kuvomerera ishyamba, bagiye kumuha bamuha ikivomesho arrosoir yatobaguritse. Nanone areba ahantu yakuraga amazi, uburyo koko bizajya mugora kuyageza mu ishyamba. Maze yongera asanga umukuru aramubwira ati
none se mubyeyi ko mumpaye arozwari yatobotse ndabigenza gute noneho? Nuko superiyeri ngo aramusubiza ati genda ugerageze. Nuko wa musore aragenda kuko aragerageza. Aho yavomaga amazi muri arozwari byibuze yatwaraga litiro 10, bishoboke kuba nta n'igice cya litiro yagezagayo. Nuko umusore neza yumva ari gukorera ubusa, yumva ari imvune n'imiruho gusa, nta musaruro ibyo bintu bye bizatanga kuko n'amazi ntabwo yagezayo. Arongera asubira kwa superiyeri maze aramubwira ati ko njya mvomerera, kuki koko ndi gukorera ubusa? Ubu rero ngiye kwisubirira iwacu kuko ndabona ndi gukorera ubusa. Nuko superiyeri yongera aramubwira ati genda ugerageze. Ukwezi kurashira, ukwa kabiri kurashira, ukwa gatatu kurashira, amezi 6 arashira. Nuko umwaka ugiye gushira neza, wa musore neza yarananiwe. Urumva aravoma, avoma koko, ahageze amazi n'ubundi ntabwo agera mu ishyamba ngo ubutumwa bari bamuhaye bwo kuvumera ishyamba. Nuko umwaka urangiye, urumva wa musore koko siyorose arangiza umwaka. Nuko umukuru aramuhamagara, bishoboke ko aragiye kumuhindura ubutumwa, dore ko amazi atageraga mu ishyamba nk'uko uyu musore koko yari yarahawe inshingano z'uko ageza amazi mu ishyamba akavomerera ishyamba. Maze wa musore aragenda ajya ku mukuru kugira ngo wumve ibyo agiye kumubwira. Nuko aragenda yahambiriye utwe, azi koko bagiye kumwirukana kuko ubutumwa yari yahawe koko yumva ko bwarabaye imfabusa, nta na kimwe yakoze. Amazi ntabwo yageze mu ishyamba uko yari yahawe ubutumwa bwo kuyageza mu ishyamba. Maze superiyeri ngo aramubwira ati ntureba iri shyamba wavomereraga? Iri shyamba uvomerera niryo dukuramo inkwi zo gutekesha. Wafashaga igikoni kugira ngo tuzakuremo inkwi tujya dutekesha. Rero kuba wari ufite ikivomesho, arozwari yavaga yari yaratobaguritse, byatumaga koko ahantu wavanaga amazi agenda ameneka unyuze hose, akagenda ameneka ku biti, akagenda ameneka ku ndabo zari ziteye hafi aho ngaho. None dore ubusitani bumeze neza, indabo zarakuze, indabo zimeze neza. Nguko rero yarozwari yaratobaguritse kwari kugira ngo koko aho unyuze ayo mazi agenda atambuka aho hantu hose. Izo ndabo rero nizo uriya mugenzi wawe akoresha ari gutaka nk'umutako muri kiliziya, muri shapere, aho dusengera hakaba hameze neza. Urumva igikoni kimeze neza kubera za nkwi tuvana muri rya shyamba uvomerera, za ndabo ahantu wagiye unyura bya biti hose, bigatuma koko hahumura neza, shapere yacu imera neza. Uyu murimo wo kuvomerera ukerekeza nanone ku muntu ugizwe n'umubiri na roho. Uko dukoresha kiriya gikoni tukagaburirwa tukamererwa neza ku mubiri, hanyuma ziriya ndabo nazo wavomereye utanabizi tukazikoresha muri shapere nk'umutako koko cy'impumuro nziza igomba kunyura Imana, nk'amasengesho yacu kuko anyura Imana. Birerekeza nanone kuri roho tugaburira tukagira neza. Wowe rero wakoze imirimo myinshi cyane, ugaburira umubiri, ugaburira na roho. Umurimo wawe ndashyikirwa hagaha. Turagushimira uburyo koko umurimo wawe wawugerageje. Genda ugerageze, warawukoze koko. None koko monasteri hari impumuro nziza, bameze neza, ariko ndetse no kuri roho. Uyu murimo wakoraga uvomerera ishyamba, uko ayo mazi yatambukaga no kuri izo ndabo utanabizi, bigakwerekeza none ko umumonaki uwihaye Imana aba ari gusabira abantu b'ingeri nyinshi cyane. Hari abazi, hari n'abatazi. Ushobora gusenga isengesho rikagera kuri za ndabo koko zigashibuka zigakura, ariko nanone hari n'igihe isengesho rikubita mu ishyamba rigakubita kuri babandi koko banze guhinduka, babandi koko ubona koko batazahinduka, ariko Imana yo iriyaranja ikabahindura ku mpuhwe zayo. Ngo kuko umumonaki koko agomba gusenga ari gusabira abantu bose, ndetse n'ababandi bavuga ko bananiranye, babandi koko bagowe, babandi koko bari kungoyi, babandi koko bageze habi, babandi batagisenga, babandi koko batagivomererwa. Rya shyamba ngizo indabo roho z'abantu koko umumonaki, umuntu wihaye Imana agomba kujya avomerera. Nuko rero uko utacitse intege niyo mvune yo uhura nayo ugakomeza ugatwaza ukagerageza, genda ugerageze. Uko niko koko ubuzima bw'umonaki buteye, ubuzima bw'uwihaye Imana buteye, kudacika intege, kwihangana, gushikama, gukomera ndetse no gukomeza abandi. Nuko wa musore wari kwitoza ubuzima bw'umonaki, nyuma yuko yari yihebye azi ko atashye kuko umurimo we yabonaga ari imfabusa, nuko arapfukama aratangira ararira, ariko rizwa n'amarira y'ibyishimo uburyo koko umurimo we wagize akamaro.
uburyo nawe ingufu ze koko zagize agaciro, nubwo yabikoraga koko ari kwinuba yumva koko ari impfabusa. None koko umurimo we koko wagize agaciro mu maso y'umukuru. Guhera uwo munsi koko afata icyemezo cy'uko atazongera kwijujuta, kuko uwo murimo ni wari ukomeye kurenza indi yose. Nuko rero arakomera, arashikama, akomeza ubuzima bw'abo monaki. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nguko uko dutwaye ingabire z'Imana mu tubindi tumeneka ubusa. Njyo ya arozwari wa mumonaki akoresha ari kuvoma, ariko ikaza kugera ahantu henshi cyane. Ngezo za mbaraga nke zacu ntabwo ari twe twishoboza, n'Imana idushoboza. Genda ugerageze, ibintu byose ni ukugerageza, kuko ntabwo ari njye wishoboza. Mbazi ko Imana iri ku ruhande rwanjye, mbazi ko Imana iri kumfasha, mbazi ko Imana iri kumpa imbaraga. Nshobozwa byose na Kristo untera imbaraga. Ngo utishimira kuba abatware, kuba abayobozi bakomeye cyane b'ibirenga, ahubwo ako kajambo Kristo muvandimwe gacaho akarongo, kuba umugaragu w'abandi. Bizatuma koko ukorera abandi, bizatuma koko ufasha abandi, bizatuma koko utwara abandi, kandi ukabatwara utabizi, ariko byose ukabishozwa na Kristo ugutera imbaraga. Uyu munsi rero nta mukristo muvandimwe uze kongerera imirimo yawe ukora. Ese nawe ugifata nk'impfabusa ngo nta kigozi kibura icyo kizirika? Nawe rero uze kureba niba koko amaboko yawe hari abantu ajya yunganira, uze kora n'amaguru yawe atajya atsikamira abandi. Niba koko amaguru yawe uyakoresha ugiye kureba abandi, ugiye kuvomera izo ndabo, ugiye kuvomera iryo shyamba, ugiye gukora ibyo bintu byananiranye, ayo maguru yawe uze kongera urebe amaboko yawe niba ari amaboko koko atabara abandi, niba ari amaboko koko akomeza abandi. N'izindi ngingo z'umubiri wawe ufite zose ujye ureba niba zikiri gukora ubutumwa. Buri rugingo ongera urebe koko niba ruri gukora umurimo koko nari ngiye kuvuga, umurimo wo gutwara abandi, umurimo wo kuba umucakara, umurimo wo gukorera abandi. Ngaho Yezu Kristo adutuma. Ese koko impano wahawe, ingabire wahawe uracyazikoresha? Cyangwa nawe wasanga rimwe na rimwe ujya wivovota, ukivumbura, ukijujuta ati ibi ni ibiki ndimo? Nyamara Yezu Kristo ujye uzirikana ngo nta na kimwe wakwishoboza, n'ab'ijuru badushoboza, n'abamarayika b'Imana badushoboza. Ni Yezu Kristo ubwe koko, serviteur par excellence, umugaragu uhebuza bose ubugaragu, niwe wenyine ugushoboza. Yezu Kristo umugaragu nyakuri. Nawe rero niba ukurikiye Yezu Kristo koko, nawe ukagombye kuba umugaragu w'abandi, ukorera abandi, ukazirikana kandi ko impano ufite, ingabire ufite, ntukajye uziyemerana, ntukajye uzirata ati ndi umuyobozi, ndi umuntu ukomeye cyane. Aha, gukomera kwawe ni ugukomezwa na Yezu Kristo. Nushaka kwikomeza wowe ubwawe, bizarangira uri gufunga umutwe, uri gushaka gutwara abandi, gutugarika abandi, ariko ukibagirwa uwo murimo w'ibanze, kuri umugaragu w'Imana. Buri munsi kuba umugaragu w'Imana, buri munsi ugahangayika, uri guhangayikira abandi, buri munsi ugakora ukavunika ukabira ibyuya, uri gufasha abandi, uri kwita ku bandi, kwita ku mibiri y'abandi, no kwita kuri roho z'abandi, kuvomerera indabo. Gakurya Bikira Mariya koko adutegeka kuvomerera indabo, za ndabo z'ikibeho, indabo koko iwacu mu rugo, kuvomerera roho z'abandi, n'abandi koko bagishidikanya, n'abandi koko ubona batagishoboka, n'abandi koko ubona bananiranye. Ngiriye rya shyamba hari igihe ushobora kubifata nk'igihano, nyamara ari purification, ari isukuriro, ari ukugira ngo roho yawe koko Nyagasani yitoze kwihanganira ibigeragezo, ibitotezo, ibyago, agahinda. Aho ngaho nubasha kubinyuramo, ntukabifate nk'igihano, ahubwo bifate nk'isukuriro. Nyagasani ari kugusukura, Nyagasani ari kugusukuza ubwihangane, ari kugusukuza ubwiyoroshye, kugira ngo uzaba umubere umugaragu naho rukomeye. Nguko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo b'incungu ya benshi. Amen. Mutagatifu Yakobo intumwa udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Ibintu ni byinshi bitabigirwa